Kuziba Rwanda Gospel TV Rwanda Gospel twifuza amahoro y'Imana muri kumwe none hano na worship kwaya kuturuka Rwanda Gospel kumeje kubaririmbira kugira ngo wacu Pastor Mutoni ola subscribe maze komeze kugezweho ubutumwa bwacu butandukanye. Mwarakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Nagira ngo mbasigire icyanditswe kiri muri Zaburi ya 91 ku murongo waho wa 14. Icyo cyanditswe n'ukigenderamo kizahindura amateka yawe. Kiravuga ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza, nzagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye. Haleluya. Murabizi ko abantu bazamurwa n'amashuri, inshuti, abavandimwe, nuko ikiremwa muntu giteye, siko? Ariko ashobora kukubwira ati nzakuzamura, ariko bigahendera nawe ananiwe. Ariko Imana yo mwijuru ukorera, ndagira ngo nkubwire ngo iravuze ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza, nzagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye. Wizingiriye ku izina ryanjye, wamaranye nanjye igihe, umaranye nanjye igihe, nabonye amarira yawe, nabonye gutaka kwawe, nabonye imbaraga zawe nke, ariko nje kukuzamura, nje kugushyira hejuru kuko wamenye izina ryanjye, nje kukugirira neza. Nshobora kuvuga amagambo akazakwibagira, ariko ndagira ngo abo twararanye hano kuwa gatanu twize kwiga ijambo twandika. Ni bandi bari hano kuwa gatanu twiga twandika? Mwaranditse bya byanditswe? Iki rero nacyo cyandike, ugisengeremo nuva hano uvuge ngo Mana, ijambo ryawe ryambwiye ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza, nzagushyira hejuru kuko wamenye izina ryanjye. Imana ikuzamure, Imana igushyire hejuru kuko wamenye izina ryayo. Inshuti z'umusaraba rero, iminota yanjye irarangiye, ariko twarabakunze kandi cyane cyane ndashimira ubuyobozi bw'itorero Mana, Bishop umubyeyi wacu. Imana yamuje guhe imbaraga, iguhe kurama, yaguhaye kurama, ya myaka yakongereyo uzayigeramo mu izina rya Yesu. Ndashimira umubyeyi wacu Bishop, ndashimira senior pastor Fina, pastor wanjye wasenganya na madamu mukorana umurimo w'Imana. Uraza urambwiriza ngira umusendo umupagani, nanga Imana, nanga gukizwa, ariko igihe kigeze imbuto wambibyemo ni iyi ngiyi mpagaritse hano muri Rwanda Victory Mission. Ndabizi ko hari icyo Imana yavuganye nawe, wambibye n'imbuto. Iyi mbuto nanjye igihe Victory Mission izabingeneye n'umuryango wanjye, tuzajya twitabira ijwi ryawe, ubutumire bwawe. Munyemerere nshimire cyane umuyobozi wacu Pastor Karimbana. Pastor, turagukunda, ni Kigali turabana mu bumwe bw'abashumba, ndagukunda. Pastor Jakimana we, abashumba b'itorero Mana we, Pastor Seminega twakubonanye bwa mbere, akandarika nkaza ubwa mbere, ubwa kabiri mukandarika. Imana yacu ibahereza umugisha, yewe data wa twese wo mu ijuru we. Mukozi w'Imana, urabizi ko jyewe nkuba, urabizi ko yuvuze ishyira mu bikorwa. Twarabashimiye cyane abayobozi b'iri torero, Mushumba Bishop, batwakiriye neza. Twarariye ishoshu, imyumbati, ibitoke, inkoko, inyama. Mukomere Imana mbaje kubwira itorero. Imana yabahereza umugisha, bakoze b'Imana. Reka nakire madamu nawe kugira ngo agire icyo ababwira. Mukomere Imana mu mashyi. Rero umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Haleluya. Sifite umugore mwiza, umuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Yarihanganye mu businzi bwanjye, mu burara bwanjye, mu majoro yanjye, arihangana, atanga
ateka iki agatogo haleluya n'umubyeyi wanjye wo mu mwuka ni bishop wanjye yego ni bishop wanjye ubu rero nanjye naravuze ni baradutumiye tuzagende hahandi nakubanjirije muri Victory aho akoreye umurimo w'Imana tugende dukora umurimo w'Imana twarawukoze rero nta kidushinja tuzongera sugana reka muhereze mikoro nawe kugira ngo agire icyo avuga yambaye neza arasa neza ashimwe reka tuzamura amaboko yacu dushime Yesu dushime uyu mugabo witwa Yesu uba wemeye ko tugera mu nzu yawe nyamuzamura amaboko tubwire Yesu kuki giterana Imana igushoboje ukagisoza urashima Imana reka dushime Imana reka dushime Imana reka dushime Imana ko Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka na Yakobo Imana yanjye nizeye yuko uyu munsi ugiye guta imbago yawe uyu munsi ugiye guta imbago yawe hari imbago yari imbere yawe hari imbere yari mu maso yawe hari imbago wari wikoreye ku mutwe wawe hari imbago yari mu rugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti zamuka ku maguru njyewe ibyo yavuze yashimiye na nimugoroba twashimiye nsoza tubasezera kandi gushima Yesu ashimwe impamvu mfashe aka kanya ndagira ngo tubashimire kandi turabashimiye ko mwatwakiriye ntabwo ndi kubisubiremo Daniel yavuze nanjye mba navuze amen tuba turi umwe ntabwo tukiri babiri Imana ishimwe ubwo rero tugiye gushima Imana gusa yokabya Imana data wa twese uyu mugabo w'umunyambaraga wagushoboje uyu mugabo w'inyambaraga watunyureka ibyo wari urimo ukaza kwakira ibyaha umuntu yahinze igihe cyose arasarura haleluya yawahinze ugatera imbuto Bibiliya ibwira neza ngo akabuto k'ishaka kadapfuye ngo kagira gate akabuto k'ishaka cyangwa akabuto k'igishyimbo ugatera mu murima ukagatera mu itaka kabyara iki kabyara iki haleluya igihe wazaga muri iki giterane igihe wazaga mu nzu y'Imana wari ufite ibintu bikuremeye burya wari urimo gupfa haleluya wari urimo gutera wari wamaze kwifata wishyira mu butaka wari wamaze kwitera wishyiramo hasi urangije aka kanya ugira gutyo urishyiraho itaka ariko umaze kwishyiraho itaka uyu munsi muri uyu mugoroba imbere iki cyumweru cyose imvura yagwaga muri ubwo butaka imvura yiguye mu butaka ni ukwizera k'ubuzima bwawe imvura uyu munsi yaramubwiye kugira ngo icyo wateye kibashe kwera icyo tugusigiye icyo twakuremyemo ibyizero twavuze ubuhamya twavuze abakozi b'Imana icyo bavuze bateye mu butaka ariko kwizera kwawe niyo mvura yawe manika amaboko dushobora haleluya amen amen ntukire mwari imvura izamanuka nuko ibyo wari ufite byari bigukomeye wamaze kubifata ukabishyira mu butaka ariko bigiye kwera imbuto nyinshi naremeye ndapfa nera imbuto nyinshi naremeye ndapfa naremeye ndapfa birahinduka naremeye ndapfa uyu munsi hari imbuto zashamitse kuri jyewe hari imbuto zamaze kwera kuri jyewe hari imbuto zamaze kugaragara hari imbuto zirimo gusohora haleluya izo mbuto uzakira mu izina rya Yesu izo mbuto uzakira izo mbuto uzakira imbuto z'ubumwe bwiza imbuto z'ubuhamya imbuto zo guhinduka imbuto z'amateka yawe zigere mu izina rya Yesu izo mbuto zere abantu bazibone wahinze umurima munini wahinze imbuto nyinshi ugatera hasi ntujya gusarura wamuhombye ariko nakubwiye ngo mu izina rya Yesu turabasigira kwera turabasigira kwera tubasigira amavuta yo kwakira turabasigira amavuta yo kwera turabasigira amavuta y'agaciro turabasigira amavuta yo kwera turabasigira amavuta yo kwakira ikimana amavuta yo kuva ku
fata ahantu babara, ahantu urwaye, soze nsenza aya masengesho. Wa mubyeyi we ufite imbago, fata ahantu urwaye. Fata ahantu urwaye. Imbaraga z'Imana zimanuke muri iyi nzu. Imbaraga z'Imana zimanuke mu nzu ya Yesu. Mwami wanje mu izina rya Yesu. Wow, haleluya. Data reka twende dukoreho ubukorero. Wabanye natwe igicume. Wabanye natwe wabanye natwe imitima yacu ibabaye. Wabanye natwe ubukene butugarije. Wabanye natwe mwami. Ubuzima bugoye. Twaje twari turushe. Ariko uyu munsi ni umunsi w'umwasuzo. Uyu ni umunsi w'umwasuzo. Uyu ni umunsi w'umwasuzo. Ngo birarangiye mu izina rya Yesu. Natajya kumoka urwa. Natajya kumoka urwa. Natajya kumoka w'ikirere. Ushaka ku buzima bw'Imana. Ku bana b'Imana. Ushaka ku mugabo. Ushaka ku mugore. Ushaka ku musore. Ushaka mu izina rya Yesu. Dayimana usohoke. Dayimana usohoke. Uwari ufite ikirere. Uyu munsi aragiye. Uwari ufite ikirere. Uyu munsi wabonye ubuhamya. Uwari ufite umubabaro. Uyu munsi abonye umunezero. Amen. Zamura amaboko yawe dushimire. Mana turagushimiye. Urakoze nyir'ingabo. Urakoze wa munyambaraga. Uhabwa icyubahiro ku byo wakoze muri iri teraniro. Uhabwa icyubahiro ku byo watuvuzeho. Uhabwa icyubahiro. Turakwiteguye. Turakwiteguye. Twiteguye imvura y'urujojo. Amaraso ya Yesu Kristo akomeze kubana natwe. Amaraso ya Yesu Kristo agutanga mu rugo. Amaraso ya Yesu Kristo agutanga muri izo. Amaraso ya Yesu Kristo ahindura amateka. Amaraso ya Yesu Kristo amanukanije. Amaraso ya Yesu Kristo ahindura ubuzima. Amaraso ya Yesu Kristo yacapa ryati. Ni izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana. Urakoze. Icyubahiro ni cyawe. Uhabwa icyubahiro. Mana yo mwishimba umugisha. Turabashimiye. Turabashimiye mu kanya turabatugiye. Turabashimiye. Tuzongera tubane na Yesu nakomeza kutugirira neza. Mwami Mana abaho umugisha. Amen. Reka munyemere tubongera amashyi, tubuze amashyi, tubongera amashyi. Haleluya.